murakoze tubahaye ikaze muri Minisiteri y'Ubuzima. Tugiye kubagezaho icyorezo cya Marburg giteye, ndetse muze no kubaza ibibazo, ariko noneho tugire n'ibitekerezo ko ni ikibazo cya twese. Nk'uko mwabibonye rero amakuru twabasangije ni uko hashize iminsi mike tubonye iyi virusi hano mu Rwanda, ndetse guhera kuri igipimo cya mbere haza no gukorwa n'ibindi bipimo mu buryo bwo gukurikirana icyorezo. Tuza kubona ko hari n'abandi bafite ubwo burwayi. Akazi karakomeza n'ubu tuvugana hari ibiri gukorwa. Iyi virusi ya Marburg ni virusi isanzwe izwi kuko imaze igihe kinini yagiye igaragara mu bihugu bitandukanye. Hamaze kuba ibyorezo bishingiyeho birenga 13, ariko mu bwa mbere yarigeze hano mu gihugu cyacu uko nabivuze. Uburyo rero bwo kuyirwanya no guhangana nayo nabwo twariteguye nk'uko twitegura n'ibindi byorezo, ariko buriya buri cyorezo kigira ibyacyo, kigira umwihariko wacyo. Niyo mpamvu dutangira tunagisobanura, hanyuma tukanabaha ibiri gukorwa, tukabaha imibare igenda iboneka, ndetse tukazahura namwe kenshi kugira ngo ibyo tuzi amakuru dufite namwe mumenye afite urugamba namwe mu burimo turimo twese. Iyi virusi rero umwihariko wayo ni uko ubundi ikunda kubaho cyane, bayita mu rurimi rw'amahanga rare virus, ikunda kubaho cyane, ariko iyo ibashije kugera mu bantu ubundi ikunda kuva mu nyamaswa, inkende zizwi, ndetse n'uducurama mwese muzi ko na virusi zindi twagiye tubona hari aho zihurira. Buri inyamaswa hari ibivaho bitujyaho, hari natwe biva ku bantu bijya ku nyamaswa, n'aho dutuye niko isi imeze. Rero iyo igeze ku muntu hagati y'iminsi 3 ushobora kugenda, bikaba byagera ku minsi 21 umuntu ashobora kutagaragaza ibimenyetso. Hari abo biza vuba, muri rusange usanga mu cyumweru cya mbere ibimenyetso bigaragara. Ibimenyetso bitangira bisa n'iby'izindi ndwara tuzi, cyane cyane indwara malariya n'izindi. Biza ari umuriro mwinshi, ndetse usa n'utunguranye, hakaza umutwe ukabije cyane, kubabara ingingo, imitsi bikaya, ndetse bikaba byagera no mu rwungano ngogozi, akaba yashibwamo, akaba yaruka. Ubwo icyo ni icyiciro cya mbere. Uko iminsi igenda ariko ibimenyetso bigenda bihinduka bitewe n'uko umubiri ugenda wangirika. Niyo mpamvu kuyirwanya rero bisaba kuyibona mu buryo ukayivuramo. Uyu munsi rero tuvugana hari abayigaragaweho nk'uko nabivuze. Imibare ejo twarayiberetse. Uyu munsi hari ibindi bipimo biri gukorwa ku bantu benshi bagiye bahura n'abarwaye, ariko imibare twabahaye ejo ntabwo irahinduka. Nayo ku batayibonye ndumva twanayisubiramo yuko hari abarwayi twagize ibyago kurusha abarwayi 6, ndetse hari n'abandi 20 bagaragaweho n'ubwo burwayi. Dufite rero abahuye nabo benshi, ibyo bita contacts, nabo buri munsi umubare uriyongera, tugenda duhamagarana cyangwa se dushakisha. Za contacts bamaze kuba benshi, hafi 300, ndetse bishobora no kwiyongera, ariko bigenda bitandukana. Hari uwo bahuye nk'uko duhuye, ushobora kuba mwarahuye mukanamukanya cyangwa se munabana mu nzu, cyangwa yari umurwaza cyangwa umurwayi, biratandukana. Nabo iyo mibare mbahaye muri rusange, ibyo birahinduka iyo dukurikirana icyorezo rero cyo ni ingenzi. Ikindi twababwira ni ibiri gukorwa. Kuva laboratoire muri igihugu yabona ko iyo virusi ihari kuri uwo murwayi twahereyeho, twagiye dushakisha abo bahuye, ariko tukanibaza virusi yaturutse he. Kugeza ubu ntabwo turarangiza icyo gikorwa cyo kumenya, gishobora rimwe na rimwe no kugorana, kuko gusubira inyuma gushakisha aho
ariko icyo nta nubwo ari nacyo cyihutirwa cyane. Cyihutirwa no kumenya aho uburwayi buri, aho bugeze, tukabuhagarika ndetse abarwayi tukabavura mu buryo bwose bushoboka, byaba ibyo dufite aha mu gihugu n'ibyo tudafite byose tukabibaha kugira ngo hatagira wongera gutakaza ubuzima. Indwara igira ikibazo cy'uko uyirwaye ashobora kumuhitana ku gipimo kiri hejuru ugereranyije n'izindi, ariko aho yagiye igaragara kwivura kare kuba byongera amahirwe y'uko abarwaye bashobora gukira. Biva hagati ya 25% na 89% kuba yaguhitana. Urumva ko ari n'intera ndende bishoboka kuko umuvuye kuvura cyane hakiri kare ushobora kurengera ubuzima bwawe benshi barwaye. Ku batararwara rero birashoboka ko haba hari uwahuye n'uburwayi bwabo n'abandi tutaramenya. Niyo mpamvu tubwira abatwumva gukurikiza aya mabwiriza. Ubonye umuntu ufite bya bimenyetso, umuriro mwinshi, kubabara umutwe bikabije, kubabara mu mikaya, mu mitsi, mu ngingo ndetse no gucibwamo, ushobora no kwibuka ko hari uwo mwahuye ufite n'ibyo bimenyetso, nabyo byongera kuba wakeka ko indwara wayanduye. Ukaba wakwihutira guhamagara wa murongo 114 cyangwa se kwitabaza ubuvuzi mu buryo twashyizeho bwizewe bwatuma umuntu tumubona hakiri kare, kuko indwara ishobora kwitiranya n'izindi nyinshi. Ikindi dusaba ni uko abaturage bagira umutuzo bagakomeza imirimo yabo bakoraga, kuko indwara itandukanye n'izindi twahanganye nka COVID-19. Ntabwo ari indwara yandurira mu mwuka nk'uko iyo twahanganaga nayo yari imeze. Ni indwara yandura iyo ukoze ku matembabuzi cyangwa se amaraso, iyo uyirwaye ufite ibimenyetso, cyangwa se ugakora ku myambaro n'ibindi bikoresho byagiyeho iyo virusi. Binasobanura impamvu ari ngombwa kwirinda gukoranaho, cyane cyane iyo ibyo bimenyetso bihari kubifite cyangwa kubo akoraho. Ibyo bijyana n'isuku ni nabyo twakomeje kwibukiranya, ari nabyo ntabwo twabasaba yuko mwadufasha gukomeza gutambutsa. Kenshi habaye icyorezo, abakwize ibihuha nabo baba benshi, twagira ngo mwebwe muze kutubera abafatanyabikorwa beza bo guhangana n'ibyo bihuha. Rimwe na rimwe usanga bigamije kurangaza cyangwa se no kuba byanatera n'ibibazo. Icyorezo gukura abantu umutima bitari ngombwa, nubwo ari icyorezo gihitana ubuzima, ariko twizeye ko mu gihe gito twagitsinda. Baravuga ngo ibuye ryagaragaye ntiriba rikisha isuka. Numvikana twabajwe n'ubuzima twatakaje, ariko dushyiramo ingufu nyinshi turaza kurengera ubuzima bw'abantu benshi. Muri uyu mwanya rero numvaga njyewe nasubikira aha, tukaza kwakira ibibazo n'ibitekerezo byanyu kugira ngo tuze gucunguza buri umwete. Natwe dufite umwanya utari munini, akazi kenshi nk'uko mubyumva, tuze gusoza mu gihe kitarambiranye. Murakoze. Murakoze nyakubahwa Minisita. If you would like to give a brief summary in English so that we can proceed with receiving questions from journalists. Thank you, sir. So we proceed with receiving questions. Tugiye kwakira ibibazo. Mubaza ikibazo banza twibukire tubwire itangazamakuru ukorera, hanyuma dufite abahagarariye sosiyete sivile hano, kandi nk'uko nanone babibwiwe turi kumwe n'umuyobozi w'ishami ry'imiryango y'abibumbye ryita ku buzima OMS. Uwo mugerageza kubaza ikibazo mumenyekanishe uwaruke. We will receive 3 questions, if you allow, Honorable Minister, starting from Assumpta from VOA. Say your name. Ibaza ngo ese kwambara agapfukamunwa bikingira iyi ndwara. Ayo mboda natezu gatoya mama wanjye bamwe babivuzeho, ni ubundi ni iki cyakingira iyi ndwara. Izo
bizagira uruhare ki mu bukungu bw'igihugu? murakoze bagira igisubizo kimwe kindi kugira ngo byihute. Nanabivuzeho ariko reka mbisubiremo kugira ngo byumvikane ku kigo cy'abaje gifite benshi kiri bufashe. Iyi ndwara ntabwo yandurira mu mwuka nk'uko twari tuzi ko 19. Kwambara agapfukamunwa bishobora gufasha ku zindi ndwara, bishobora gufasha ibicurane n'ibindi. Ntabwo ari umuco mubi kubikora, ariko n'ubundi kwa muganga ho ni n'ahantu hahurira uburwayi bwinshi. Kuba hakoresha agapfukamunwa ntabwo twabibuza, turabishimangira, ariko twibutse ko iyi ndwara yandurira mu gukoranaho, mu rurimi rw'amahanga bazari bivugitse neza close contact. Ushobora kuba wambaye agapfukamunwa ariko intoki zawe wagiye uramukanya ukora ahantu ushobora kuba wakura iyo virusi cyangwa ku muntu cyane cyane ugaragaza ibyo bimenyetso. Ntiwibuke kuba wakaraba cyangwa ngo ushyireho wa muti ku ntoki, icyo gihe agapfukamunwa ntacyo kakumarira. Icyo rero ni ingenzi cyane kuba twumva yuko iyi ndwara igendera cyane mu gukora amatembabuzi ku maraso cyangwa se ku bikoresho by'umuntu uyirwaye cyangwa se ufite indwara atangiye kugaragaza ibimenyetso ikekwa bize gufasha. Ndumva yabajije ku byo kwikingira, ndatekereza ko yashaka kuvuga inkingo. Kugeza ubu nta nkingo ziremezwa cyangwa se imiti yivura nyirizina, ariko hari ibiri mu bushakashatsi bigeze kure, nabyo turi kubikurikiranira hafi, turebe ko hari icyo byadufasha muri iki gihe, ariko bifite nabyo inzira binyuramo birumvikana, ariko nta rukingo cyangwa umuti wari washyirwa ku isoko wafasha guhangana n'indwara. Ubuvuzi cyane cyane navuze mu kurwanya n'ibyo bimenyetso muri cya cyumweru cya mbere. Clément. Clément with France 24. Minister, could you tell us, maybe it's just been asked, and sorry if it has been, could you tell us where the disease started, which districts are affected right now, if it's available? Because there's been a lot of rumors, so I was just wondering. Thank you. Thank you. You like in English or French? English. English, all right. Thank you. So that's an important question again. Where the disease started, we're still tracing to see if it started in country or elsewhere. But within the country, the first case tested was from one of the university hospitals within Kigali. It was a patient followed in emergency care, ICU, which were not responding to other treatments. And many tests were conducted, including these viral diseases. There are many, and this happened to be positive. From there, contacts and tracing other contacts, and that's where also healthcare providers, some of them already developing symptoms, were tested, became positive. That is mainly from hospitals. It happened in other outbreaks. This type of disease, most of the time, if not all the time, they start from hospitals. Because if you're sick, you go to a hospital anyway, and that explains why healthcare providers are the most at risk. And so far, more than 80% of the patients we have are actually healthcare workers or staff within those departments taking care of very sick patients. Murakoze, nitwa Jean de Dieu Kanijabo, nkorera kuri Mo Media Rwanda. Minisita, iki cyorezo kije cyangwa indwara ije mu gihe hari ikindi cy'ubushita bw'inkende, birasa nk'aho abantu bagiye kuba bahugiye kuri iki ngiki cyo cy'ubushita bw'inkende, se abantu barakomeza bafate n'izindi ngamba nk'uko zari zisanzwe, barakomeza bakingirwe. Icyo ni ikibazo abantu bashobora kwibaza. Icya kabiri, abantu barimo baratega moto, arambara kasike, niba nari mfite icyuya nivuyeho ukayijyaho wambara. Hari izindi ngamba ziri bushyirweho ko hari n'abatangiye kuvuga bati umujyi wa Kigali bashobora kuwufunga kugira ngo abantu batava muri Kigali bajya ahandi bayikwirakwiza. Murakoze. Murakoze Kanija. Ikibazo cya mbere cy'uko dufite ibyorezo bibiri nibyo, turi guhangana n'icyorezo cya mpox, hajemo ikindi, ariko amatsinda ari guhangana nabyo. Twakoze ku buryo hatagira ikibangamira ikindi, ariko biranumvikana ko ari gushyirwa imbaraga cyane ari kuri iki ngiki, ariko mpox nayo ntabwo tuyibagirwa. Birongera imbaraga, biradusaba yuko dukoresha
ubushobozi dufite, ariko kugeza ubu nta kibazo, ababikora barahari kandi bari kubikora uko bikwiriye. Ku kijyanye rero n'ibindi byemezo cyangwa izindi ngamba zibuze gufatwa, ngira ngo icyo twanavuze guhera ku munsi wa mbere ni uko ubuzima imirimo abantu bayikomeza uko bisanzwe. Kugeza ubu aho tugeze mu gushakisha ababa barahuye nacyo cyangwa se aho navuga cyari gitangiye gushinga imizi, tugeze ahantu heza mu minsi 3 ya mbere, bitatuma tubuza abantu ubuzima barimo, gusa iyo umuntu agenda akora buri munsi ugenda umenya amakuru mashya. Niyo mpamvu twifuza ko tuzaba turi kumwe buri gihe, tukababwira ibyo twabonye aho bigeze, ariko ntabwo ku mutima ngo nk'uko wari ubivuze ngo tugire aho dufunga, kuko gitandukanye n'ibindi byorezo twahanganaga dushobora gufunga aha kandi atariho kiri. Reka dukoreshe ubumenyi bwo guhangana n'icyo buzwi, kandi aho bwakoreshejwe hose ntabwo byigeze bisaba ko abantu bafata ingamba zimeze gutyo binabaye ngombwa. Sintekereza ko ari byo binakwiriye, ni nayo mpamvu tutigeze tubikora kuba twanabimenya. Kimwe no kuri mpox, nabyo imara kuvugwa cyangwa benshi cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga abagendaga babyandika, ariko ngira ngo ni ukwibuka iby'ibyorezo byahise. Twebwe aho bigeze ubu ngubu, twizeye yuko mu minsi itari kure iki cyorezo twaba dufite aho tugejeje. Ni intego yacu, kuko n'ahandi cyagiye kiba ntabwo cyatsindaga cyane, amezi ashobora kuba 2 cyangwa 3 bikabije, ariko buriya igikomeye cyane mu byorezo nk'ibi bifite umuvuduko wo guhitana ubuzima, kiba kigoye cyane no kumenya aho kiri. Iyo wamaze kugitahura bisigaye no kwihuta cyane kugira ngo gihagarike. Kwihuta cyane rero ntabwo ari ukubwira abantu ngo buri wese nagume aho ari, cyangwa se ufate izindi ngamba zasaga naho zibwiye na cya kindi cyanduraga mu mwuka. Ibyo nagira ngo tube twamaze impungenge ahangaha, kandi buri mugoroba uko dushoboye tubaha amakuru yizewe aho tukigejeje. Kwizera. Murakoze nyakubahwa Minisita, nitwa Kwizera Bosco, umunyamakuru wa RBF. Kugira ngo baze ku bijyanye n'abarwayi bari hirya no hino mu gihugu, bashobora kuba ubuvuzi bwabo, serivisi z'ubuvuzi zirimo kwitabwaho n'abandi, ndavuga ikiguzi cyabwo burahenze, abari Faisal n'ahandi ikiguzi kiritabwaho n'andi. Another question goes to Dr. Brian. The Director General of World Health Organization has pledged support to Rwanda. Could you please elaborate more on that? Thank you. Tumaze nsubiza ikijyanye n'ubuvuzi, abahuye n'iki cyorezo, batararemba cyangwa se n'abarembye, twagize n'ibyago murabizi ko hari n'abitabye Imana. Ibyo byose ni leta y'u Rwanda iri kubyitaho. Ibijyanye n'ikiguzi byose niko bigenda iyo habaye icyorezo nk'iki, nicyo nagusubiza nubwo ari cyo kizakomeye. Yes, please, sir. Wow. Thank you very much for that very important question. But before I answer the question specifically, I think I'll give some broad comments. I think the first one is just to highlight, I think Minister has given most of the information in the background. But it's important to realize that this is not the first Marburg outbreak. In our region in Africa, we actually had 2 outbreaks of Marburg in Tanzania and in Equatorial Guinea in 2023, and they were able to respond and control these outbreaks. The outbreaks can be controlled quite quickly, but that requires, especially a key component is community ownership and community engagement and involvement. I think Minister has highlighted all the other critical elements,
surveillance, testing, contact tracing, infection prevention, early diagnosis, early initiation of supportive treatment, and also there are some supportive treatment and newer treatments that could be used on an experimental basis. So, with regards to your question, yes, the Director General of WHO, Dr. Tedros, has confirmed WHO's full availability and commitment to help the government of Rwanda in this response. As you know, this is our responsibility. But I think he was not only committing the support of WHO, even for here in this country, we work jointly with other UN agencies, we work with other bilateral and multilateral agencies, so we work as development partners. So he was also committing that support to the government of Rwanda in the response. So I could say a bit about the commitment of what he was saying. So as a start, we as WHO acknowledge that Rwanda has a very robust community system in place and a very strong health system. And this network is very critical for a response. So we believe that Rwanda has the capacity and the ability to stop this outbreak very quickly. As WHO, the Director General, the Regional Director, and the whole organization has placed its resources at the availability of the government of Rwanda. I was actually talking to the Minister before we came in. We actually have a team of 7 experts. So we have global experts who deal with what we call viral hemorrhagic fevers, which include Marburg. So some of those experts, global experts who provide guidance and support countries, will be here in Rwanda. We're in the process of making arrangements for their coming. So we have experts from the global level, experts from the regional level will be coming. So a team of 7 experts will be coming in, and this team will be integrated into the way the response has already been structured. So the ministry has set up cells, clusters, and these experts will come in and they will be integrated into those clusters and cells so that they can provide guidance to the country in the response. In addition to that, to the human resources, of course, you know that's our expertise. We're a technical agency, so we mainly focus on technical expertise. But in addition to that, we're also providing support in the other areas. For example, we are providing support in getting testing equipment, because that's very critical at this stage to make sure that the government, the country, can be able to do the testing that it needs. We're providing PPE equipment. So some of those, we've already made arrangements, being flown into the country. Some will be arriving, I think some arrive tonight, some tomorrow, and in the next week we'll be receiving more of that equipment. We're also bringing in other critical supplies for infection prevention. We are bringing in equipment and supplies that can be used to treat. So that's the initial equipment that we're expecting in the next few days, 500 patients. We have Marburg. So we are working very closely with government to ensure that we help them in terms of providing some of these needs. Of course, some of these needs we do it in collaboration with other partners, because WHO may not be able to bring in all that's needed for government. So we're working very closely with government and our other partners to ensure that we're coordinated and we ensure that we don't overlap in terms of the work that we are actually doing. I think as I close, I want to just come back to the media and talk a bit. I know Minister has mentioned it, but I want to re-highlight it. You are very critical partners in stopping this outbreak. You really are core and critical. You have to provide accurate information, and Minister talked about the risk of infodemics, and we know we already have a challenge that there's been a lot of rumors floating around. So it's really important for you as the media to help address this by ensuring
that accurate information is made available to communities. What is Marburg? How is it spread? How can it be prevented? We are working with government in terms of developing the materials that are necessary, and it will be critical for you to ensure that working with government and the materials available, you take them and will be available to work with you to make sure that you can adapt and use them for informing the population. So we believe as WHO that together the government and the people of Rwanda can stop this Marburg outbreak very quickly. And we are committed as WHO together with our other partners to work with government in this regards. Thank you, Marcos. If you allow, Minister, we can take last question. Do you have more questions coming in? Nitwa Kayezu Jean de Dieu. Nyakubahwa Minisitiri, ngira ngo mbaze iki cyorezo cyangwa se na kiriya kindi cy'ubushita byasanze u Rwanda rwiteguye ku kihe kigero. Ikindi by'umwihariko iki cya Marburg cy'ubu ngubu kiri ubu ngubu ni icyorezo navuga ko cyabonetse bwa mbere kwa muganga cyangwa se mu bakozi b'inzego z'ubuvuzi. Ibintu ntabwo biteye impungenge cyangwa se kugira ngo wenda n'abaturage batagira impungenge cyane n'icyo mwababwira. Murakoze. Murakoze. Ngira ngo ni ibibazo bibiri. Icya mbere cy'ukuntu twiteguye ibyorezo, ngira ngo tumaze guhura nabyo byinshi mu karere hakunda kubonekamo ibyorezo, uretse ikiriya cya COVID cyageze ku isi yose. Bituma rero duhora twiteguye. Biragoye cyane kuba wahagarika icyorezo mbere yuko kiba. Ku isi yose ntawakubwira ngo icyorezo cyose muzakibuza kuba, ariko ibyo twitegura ni igihe kibaye ukimenya vuba ukagisubiza wihuse, bita rapid response, ukagihagarika kitaragera kure. Ibyo rero turi gukora, nabyo turi gukora kuri mpox, nabyo twakoze igihe cy'ibindi byorezo byabanje. Hari n'ibindi mutajya mumenya kuko bihagarikwa vuba vuba, nk'iminsi mike bikaba birarangiye, ariko ibi ngibi bifata amezi cyangwa ibindi, duhora duhanganye nabyo buri munsi, bityo bigatuma hari ubushobozi bidusigira, ari nako urwego rw'ubuzima n'izindi nzego dufatanya z'igihugu dufasha. Ikibazo cyawe cya kabiri ni ibyo kuba uburwayi bwahereye mu bakora kwa muganga. Hari ikibazo biduteye, ariko si abaganga gusa, niyo cyafata umunyarwanda uwo ari we wese n'umuturarwanda n'umushyitsi kiba ari ikibazo. Mu by'ukuri umwuga wo kuvura ubamo nabyita muri risike zawo, kimwe n'indi myuga yose cyangwa se n'akandi kazi kose dukora. Ibyo rero ujya mu buvuzi n'ukora mu buvuzi aba yiteguye zanahuriramo nabyo, harimo n'ibigibi by'uko azakira abantu barembye, azanye indwara zitandukanye ndetse zishobora no kumugeraho, kuko nyine aba ari we uri imbere yazo buri munsi. Ntabwo ari kuri Marburg gusa, niba mukurikirana n'amakuru na za COVID ziba zitangira zibasiraga cyane cyane abakora kwa muganga, cyane cyane mu bihugu bindi aho byahereye. N'aha ngaha murabizi ko nabwo twagize ikibazo, nubwo ntaho bitageze, ariko ibyorezo biratanduka. Rero niyo mpamvu dushaka ko gihagarara vuba kitaragera kuri benshi, aho cyahereye mu mavuriro cyahereyemo, cyane cyane aho navuze hano tujye tubimenya. Hari ingamba zakajijwe ku buryo n'izindi ndwara cyangwa se n'ikindi cyorezo gishobora kuza cyatuma tutongera kugira ikindi kibazo, nubwo biba atari 100%. Hari ibyorezo tutaranamenya nuko bimeze, ibyo bita ngo ni icyorezo X cyangwa the pandemic X kizaba ejo cyangwa ejo bundi. Ni byiza rero no kwitegura. Numva twafata ibindi bibazo, ariko bakaba bagahina amagambo kugira ngo
buri wese umwanya ibiganza byose biri hejuru umuntu amasegonda batwemerera turafata bitatu honorable minister bitatu ariko ubwo uko tuza kubavuga ariko muza gukurikirana turafata Garleon radio 10 dukurikizeho Theo w'ukwezi dusoreze kuri Kamuzinzi wa KT Garleon. Mwakoze cyane kwa minisita kugira ngo rimwe na rimwe turimo gutega za moto ugasanga abaturage bari mu bikorwa bitandukanye mu cyorezo amabwiriza amwe ugasanga barabuze n'icyorezo cya COVID-19 hagati aho ngaho n'iki mwabwira abaturage ese abaturage barasabwa iki mu gufatanya na leta mu guhangana n'icyorezo. ibyo reka nongere bisubiramo n'abishimangira hari n'uwari wabibajije bya moto cyangwa se byo gusenga tubisobanure yuko imirimo akazi abantu bose bajyagamo kose karakomeza kugira ngo cyo tongere tugishimangire nta kintu na kimwe abantu bakoraga uyu munsi kibujijwe gihagaritswe. Icyo dusaba ni uko umuntu ufite bya bimenyetso ngiye no kubisubiramo umuriro ukabije kugira umutwe ukabije cyane kubabara mu ngingo no mu mikaya ugacika intege cyane no kuba wacibwamo kuba waruka cyangwa se wahitwa. Ibyo ni byo bimenyetso by'ibanze bikunda kuranga intangiriro y'iki cyorezo. Utarabigira ntabwo aba yanduza abandi. Birashoboka ko wamara cya cyumweru cya mbere utari wanduka cyangwa se waranduye utaragira ibimenyetso. Birasobanura impamvu ni ya matembabuzi aza kubera ko unarwaye na ya virusi ikura mu mubiri. Ntabwo rero wavuga ngo umuntu wese uri kuri moto ngo turamubujije kugenda nta n'ibimenyetso afite nta n'umutwaye ntabyo, ahubwo ni nayo mpamvu bivuga ngo birava ku mutima w'umuntu ku giti cye, birava ku ruhare rw'umuntu ku giti cye, kuvuga ngo ariko n'uba afite bya bimenyetso ingende cyangwa ngo ube mu rugo. Turakubwira ngo niba ufite ibyo bimenyetso ubikomezanya ujye muri ya mirimo, ahubwo ni wowe dukeneye yuko waduhamagara rimwe kane cyangwa se kwegereye kugira ngo banaguhe na cya gipimo. Icyo gihe ni wowe tuba dutangiye gushakisha ko utaba ufite ubwo burwayi. Iyo bubonetse dushaka abo mwahuye dusubira bivuga ngo turi gushaka umuntu umwe mu bantu nka miliyoni, ntabwo wafata ya miliyoni noneho ngo uyibuze kugenda nawe undi umwe umuburemo. Iki bimenyetso rero nicyo ntangiriro, ni nacyo dushimangira. Ubifite cyangwa se ubikeka cyangwa wahuye n'uwari ubifite, uwo niwe tuza kubwira ngo ushobora kuba ufite ikibazo, ushobora kuba ufite ubu burwayi. Hari uwo turi kubwira afite malariya gusa, ariko ikiza kubitandukanya na malariya ni igipimo. Hari uwo tubibwira yifitiye gripe isanzwe, nawe ariko nibura turabimenya ko atari nawe bimufitiye akamaro, ariko bifitiye n'abandi akamaro. Nibwo buryo rero iyi ndwara ishakishwamo, ntabwo ari nko kwa kundi muri ndafata urugero rwa COVID cyane kuko yacaga cyane cyane mu buhumekero, aho umuntu abaga ari icyumba gifunze ugasangamo umwuka urimo umuntu arahumetse. Kuri iyi ngiyi cyane cyane ni close contact, amaraso, amatembabuzi cyangwa ku bikoresho by'umuntu arwaye. Cyane cyane nasobanura impamvu abaganga aribo banduye kuko bahorana n'umurwayi muri ICU, niyo waba uri protected cyane bishoboka byose ntabwo ukaburaho gato umuntu bamwirirwanye uri kumusubiza mu buzima. Rero abantu be kukuba umutima ongera bisubiremo, ibyo bibabuze kudufasha kubigabanya kuko ahenshi kiri turasanga batangiye kuhabona imizi yacyo yose. Ntabwo twashyiraho amabwiriza abangamira ubundi buzima bw'abantu kuko nabyo ntabwo ari uburyo bwiza bwo guhangana na Marburg. Zero masobanukirwa dusubire kuri moto nta kibazo. nitwa Manimekisa Theogene mu kinyamakuru Ukwezi. Nkurikije ingamba mwafashe mwafashe kuri COVID-19, navuga ngo iki cyorezo ndabona bisa nkaho mwabyoroheje, nyamara cyo COVID nubwo yisha abantu ariko iki cyorezo cyo twumva yuko cyica abantu umubare munini w'abacyanduye. Tukibaza ngo nkuko muri COVID byatangiye Minisiteri y'Ubuzima ikatubwira ngo
ibi n'ibi nta kibazo muri mwitonze, agapfukamunwa ntabwo ari ngombwa kereka abaganga, nyuma bikagenda bihinduka. Ntabwo dushobora kuzabona impinduka bitewe n'uko situasiyo izaba imeze mu bitaro. Hakabaho ingamba nk'uko byagenze muri covid, hakajya habaho total lockdown y'uko abantu biraye. Kuki mu minsi ya mbere tumenye iki cyorezo hataramenyekana amakuru yose? Ibyo bintu byose muvuga yuko byoroshye kandi abantu uburyo bakwandura muramutse banduye ibyago byo gupfa biri hejuru. Murakoze. Urakoze kugira ngo impungenge zifite ishingiro. Ni nkaho wavuze uti mukoresha imbaraga zose iki cyorezo tugitsinde. Nanjye nasubiza nti yego nibyo. Ariko buriya kurwanya icyorezo kimwe bitandukanye no kurwanya ikindi. Iki cyorezo kugira ngo gitsinde ni ibintu bine by'ingenzi. Icya mbere, kuva bamaze kubona umuntu wa mbere ugifite n'uwo bahuye, kubona ibyo bita contact tracing, gushakisha abo bantu. Nakubwiye ko tumaze kugera mu bantu hafi 300. Abo bose duhita tubapima. Uko bapima ni gukuramo andi makuru akujyana ahandi. Bitandukanye na hahandi baba bavuga ngo yashobora kuba yayigize n'iki bitandukanye. Buriya iyo byamaze kujya mu byo bita community transmission byakugiye hose, nta kindi kintu ushobora gukora uretse gukora lockdown. Ibyo ni ibintu byigwa mu mashuri birazwi. Kuri iyi rero, icya mbere contact tracing, gupima diagnostics, gupima abantu benshi bashoboka. Icya gatatu ni ukuvura abo babonye bafite ubwo burwayi kugira ngo batajya muri icyo cyumweru cya kabiri cyo kurenga, bita supportive treatment. Icya kane gikomeye cyane ari nacyo cyanatumye duhura namwe bikiri mu maguru mashya kuva twabimenya, ni uko dushaka ko amakuru agera ku bantu yizewe kugira ngo cya kimenyetso cyose gishobora kuba cyatuganisha ku burwayi twe kugitakaza. Nibyo bine birazwi ku isi yose, nibyo bikoreshwa mu guhangana na Marburg cyangwa se n'ibindi bisa nayo bitandukanye n'ibindi. Buri cyose tugiye tukijyaho uburyo babikora. Gusa amakuru tubona umunsi ku wundi ashobora kutujyana ku bindi, ku zindi ngamba cyangwa ku byemezo. Nta muntu wakubwira ngo ejo hazaba iki n'iki ijana. Ariko ibyo turi gukora ibyo bikwiriye kugeza ubu, hari igihindutse nacyo twagikora. Murakoze. Murakoze nyakubahwa Minisitiri. Nitwa Simon Kamuzinzi, nkorera Kigali Today. Mwavuze ko cyangwa OMS ivuga ko kuva ku munsi wa kabiri no kugera ku munsi wa 21 umuntu yanduye cyangwa se ahuye n'umuntu yanduye aribwo ashobora kugaragara ko yarwaye iyi Marburg. Noneho nkabaza ngo abo bantu 300 ubu bari hehe? Ese bari lockdown mu rugo? Biragenda gute mbese kugira ngo batanduza abandi? Barimo barasabwa iki? Barimo baritabwaho gute? Murakoze. Akoze ikibazo cyiza ntabwo bari abantu 300 barimo ibyiciro. Hari aba hafi bahuye uvuga ngo uyu muntu twabanaga ku cyumba, hari n'undi bahuriye mu nzira banasuhuza. Twageze kuri urwo rwego rwo kugera kure hashoboka, niyo mpamvu baragenda banaba benshi. Abo bose rero ntabwo babafata ngo bahurize hamwe. Ikibazo gishobora kubamo nuko wa wundi wa hafi ashobora no kwanduza n'uwaje atanayifite. Ibyo nabyo ni ukureba. Hari rero icyiciro cy'uwo twabwiye ngo guma aha, wirinde ibi, nubona iki ugakora iki. Hari n'abo twavanye aho bari tukajyana aho bakurikiranirwa hafi kugira ngo turebe niba atazana ibimenyetso vuba ku nyungu ze ariko no ku nyungu z'abandi. Icyo turi gushyiramo ingufu cyane ni uko izo contacts duhita tuziha n'ibipimo test, kuko iyo umaze gukora test nibwo umenya ngo uyu muntu ararwaye cyangwa ntarwaye. Ari nabyo bisobanura impamvu turi gushakisha ibipimo byinshi. Mwumvise ko n'umuyobozi wa OMS mu Rwanda nawe yabivuzeho yuko hari n'ibipimo biri mu nzira biza kutugeraho. Hari natwe ibyo dufite, hari n'ibindi na leta y'u Rwanda yaguze byinshi bihagije ku buryo contact yose cyangwa ufite ibya bimenyetso wese, aho kugira ngo tumubwire ngo utegereje tuzarebe niba utazarwara, ahubwo duhita tumukorera test, na nyuma y'iminsi tukaba twamukorera iyindi. Nibwo buryo bwiza bwo kumenya urwaye n'utarwaye. Ibindi byose byaba ari ugukekeranya. So testing, nk'uko ari mugenzi wacu yari yabajije, testing
isolation na treatment, twavuga mu kinyarwanda gupima, kuvura, gukurikirana abahuye n'uwarwaye ndetse no gutanga amakuru yizewe ku muturage wese utwumva uwumva kuri mwe. Dukoreshe icyo dukoreshe inshingano mufite zo kugeza amakuru meza ku babakurikira, kugira ngo hataza kugira ababa arwaye ntitunamumenye. Nicyo rwose dushimangira muri mu bantu bari buze gutuma dutsinda iki cyorezo, niyo mpamvu tuzaduhura namwe kenshi. Murakoze nyakubahwa Minisita.